Ibibazo by'ubuzima bitera inkomanga buri munsi. Abahanga bemeza ko imbaraga cyangwa ubwenge bidukiza ibyo bibazo biva mu bushobozi bwo kwitonda no gutekereza mbere yo gukora. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uko kwitonda ari urufunguzo rwo gutsinda ibibazo n'ibigeragezo duhura nabyo bya buri munsi. Turifashisha ibitekerezo dukura mu bitabo byanditswe n'abahanga ndetse no ku mateka y'ubuzima busanzwe. Ese kwitonda ni iki? Kwitonda ni ubushobozi bwo guhagarika amarangamutima yihutirwa, ugaha umwanya ubwenge bwo gukora mu buryo bwimbitse. Si ugutinya, si ugutinda, yewe si no guseta ibirenge, ahubwo ni uburyo bwo gufata umwanzuro w'ubushishozi. Twifashishije ibitabo byanditswe n'abahanga mu by'imitekerereze bitandukanye, harimo nka Thinking Fast and Slow cyanditswe na Daniel Kahneman, yerekanaga ko abantu bafite uburyo bubiri bwo gutekereza. Muri iki gitabo agaragaza uko gutekerezanya ubwitonzi bitanga imyanzuro myiza, impamvu kwitonda ari ngombwa mu bibazo by'ubuzima bwa buri munsi. Iyo umuntu atitonda, ibibazo biba binini kuruta uko byari bikwiye. Kwitonda bituma ugira amahitamo arambye aho kugira ibyo wicuza. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bashobora kwitonda igihe bahuye n'ikibazo baba bafite amahirwe yo kugikemura kandi neza. Daniel Goleman mu gitabo cyise Emotional Intelligence atwereka uburyo dushobora kugenzura amarangamutima yacu kugira ngo tubashe gufata imyanzuro myiza. We mu byo yise self-regulation, dore uburyo ushobora kwimenyereza kwitonda igihe uhuye n'ibibazo by'ubuzima bwa buri munsi. Gufata akanya gato mbere yo gusubiza cyangwa igihe ugiye gufata icyemezo bizagufasha kugenda wimenyereza kwitonda. Kwandika ibitekerezo byawe mbere yo gufata umwanzuro ukomeye, ibyo nabyo bizagufasha gufata umwanzuro ukwiriye kandi mu buryo bwa nyabwo. Guhugura ubwenge bwawe cyangwa icyo nakwita kongera ubumenyi, ushobora gusoma ibitabo cyangwa ukicara ahantu ukajya mu cyo bita meditation, gushaka inama no kwiga kuvuga gake ariko kumva cyane. Mu gitabo The Power of Now cyanditswe na Eckhart Tolle agaragaza ko uburyo bwo gufata umwanya wawe wenyine ukitekerezaho biri mu bifasha gufata umwanzuro ukwiriye. Ingero zifatika zo mu mateka zigaragaza ko kwitonda ari igikorwa gikomeye ushobora gukora kandi nawe mu buzima bwawe kikagufasha. Nelson Mandela, umugabo w'intwari wakoreshaga intwaro y'ubwitonzi mu gufata imyanzuro ku gihugu cyari cyarashigishwe n'ivangura rya apartheid, yakoreshaga intwaro y'ubwitonzi mu kuyobora kandi agafata imyanzuro ikwiye. Yitondaga gufata imyanzuro akabanza gutega amatwi mbere yo kuvuga, bikamufasha kuyobora igihugu cyari cyuzuyemo umwuka mubi w'irondaruhu. Hamwe n'izindi nama n'ubwunganizi Nelson Mandela yagiye atanga tubisanga mu gitabo cye yise Long Walk to Freedom. Yesu mu nkuru z'ibyahishuwe, nko mu gihe cy'ibigeragezo bikomeye nko mu butayu, nko mu nkuru cyangwa imbere y'imbaga y'abamushinjaga, Yesu yaritondaga akavuga make cyangwa agakora ibintu bye mu ituze rikomeye. Reka nsoze ngira nti ubuzima ntibushakira ibisubizo mu kwihutira ibintu. Intsinzi iva mu gushishoza, kwitonda no guharanira gukora igikwiye aho kwihutira gukora icyo umutima wifuza. Wowe se ni ryari waherukaga kwitonda mbere yo gufata icyemezo? Tujye twibuka ko ituze ari intwari ikomeye kurusha umujinya. Ushobora kuduha igitekerezo cyawe ubinyujije muri komanteri. Twandikira utubwira wowe ko witwara iyo uhuye n'ikibazo gikomeye. Ubwo buhamya bwawe bushobora gufasha abandi. Ibuka gukanda like, share ndetse na subscribe, usangize ibitekerezo nk'ibi byubaka bagenzi bawe. Dukomeze twagure umuryango mugari wa Buizy Entertainment. Twifashishije ibitabo nka Thinking Fast and Slow cyanditswe na Daniel Kahneman, Emotional Intelligence cyanditswe na Daniel Goleman, The Power of Now cyanditswe na Eckhart Tolle, Long Walk from Freedom cyanditswe na Nelson Mandela. Wakoze kubana natwe hano kuri channel yacu, hano kuri Buizy Entertainment. Ibuka gukora subscribe naho butaha.